Mama Abi, ntabwo niteguye kubyara uno mwana. Ese hari uburyo ushobora kumfasha? Mama Abi ahangaha yitegereje Nana, aramwitegereza cyane, aramubwira ati mwana wanjye, byarenze igihe, ntabwo byoroshye kuba wakuramo iyi nda utwite. Ibi ngibi bishobora kukumerera nabi cyane. Muri ako kanya umutima wa Nana watangiye gutera cyane. Uyu mwana w'umukobwa ntabwo arazi icyo yakora, ariko nyuma Mama Abi yamubwiye ikintu cyamutunguye. Uyu mukecuru yaramubwiye ati nimba udashaka umwana ushobora kumugurisha umaze kumubyara. Hari abantu bagura abana bazima bashobora kwishyura amafaranga menshi cyane. Gumana nanjye muri history kuva kutangiye kugera ku iherezo, wumve ese ibintu byatangiye bite, byarangiye gute. Ndizera iyi story iri bugira ikindura mu buzima bwawe. Wakoze neza guhitamo Behind Walls Tales. Umunsi umwe hari agacyaro kamwe. Aka gacyaro kabagamo umwana w'umukobwa witwa Nana. Uyu mwana w'umukobwa yari mwiza cyane, yari umwana ufite urukundo. Buri umwe wese ahangaha muri aka gacyaro yaramukundaga. Papa wa Nana yari umugabo w'umuhinzi. Uyu mupapa nubwo yari umukene ariko yarakoraga cyane. Uyu mugabo yakoraga ibishoboka byose nubwo yari umukene, agakora cyane kugira ngo arebe nimba yafasha umuryango we. Mama wa Nana yaracuruzaga utuntu dutandukanye mu isoko. Mama we nawe yakoraga ibishoboka byose ngo arebe nimba bashobora kubona ibyo babaga bakeneye, nubwo batari bafite byinshi bifuzaga, ariko umuryango wa Nana wari wishimye. Abangaba bombi uko ari batatu barakundanaga cyane. Nana ahangaha yarafite inshuti zitandukanye. We n'inshuti ze buri munsi bagendaga n'amaguru bakerekeza ku ishuri bakajya kwiga. Uyu mwana Nana yari umwana uri smart, yari umuhanga. Ahangaha muri aka gacyaro bose, abantu bose bakundaga Nana. Baravugaga bati Nana ni umwana mwiza cyane. Bakavuga bati Nana byanze bikunze umunsi umwe azakora ikintu kidasanzwe hano. Nana nawe yarasekaga akumva afite inzozi zo kuzagira ubuzima bwiza bw'ejo hazaza. Uko rero Nana yagiye akura, yaje kugeraho noneho agera ku mwaka wa nyuma w'amashuri. Muri iki gihe yarimo arangiza amashuri, yaje kumenyana n'umwana w'umukobwa wundi witwa Bola. Mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa Bola ntabwo yari umuhanga cyane nka Nana, nta nubwo yari mwiza nka we, ariko yari afite uburyo akora ibintu bye kandi akabikora bitandukanye. Rimwe na rimwe yanabikoraga mu buryo bubi. Abandi bakobwa bahanga muri aka gacyaro baje kubona yuko ibi bintu Bola akora atari byiza. Babwiraga Nana bati Nana witondere uriya mukobwa Bola, ntabwo ari umwana mwiza. Ariko Nana ntabwo yigeze abumva. Uyu Nana yakundaga Bola kandi yumvaga byanze bikunze agomba kuba inshuti na Bola. Nuko umunsi umwe Nana yaje kujya ku ishuri, nta kintu yari yashonje. Mu rugo nta byo kurya byari bihari. Ababyeyi rero ntabwo babashije kugira ikintu babona cyo kunywa kugira ngo agende ariye. Uyu mwana w'umukobwa mu by'ukuri yari ashonje ndetse yarababaye. Ariko ubwo yari ageze ahangaha ku ishuri, yabonye Bola ateruye amasahani abiri y'ibiryo. Bola akimubona yaramusekeye, arangije aramubwira ati Nana nakuzaniye ibyo kurya. Ahangaha Nana byaramutunguye cyane ndetse yumva arishimye cyane, aramushimira. Aramubwira ati Bola urakoze cyane. Guhera uwo munsi ububanyi bwabo cyangwa se ubushuti bwabo bwatangiye gukura cyane. Nubwo Bola atari umuhanga ndetse rimwe na rimwe agakora ibintu bitari byiza, Nana we yakomeje kuba umuhanga, yakomeje kwita ku masomo ndetse akumva umwarimu. Nana yizeraga yuko igihe cyose yumva akiri wa wundi, yumvaga buri kimwe cyose kizagenda neza. Nuko nyuma yaho rero ubwo Bola ndetse na Nana basozaga amashuri, batangiye kujya bamara igihe kinini cyane bari kumwe. Batangiye kujya bagenda aho ngaho muri village, bagenda basura amasoko atandukanye ndetse bagenda baganira ibintu bitandukanye. Nana yaje kubona yuko Bola buri gihe aba yambaye imyenda myiza, yambaye imikufi myiza ndetse yabaga afite ibindi bintu bitandukanye bihenze Nana adashobora kuba yagura. Ahangaha rero ibingibi byatumye Nana atangira kugira amatsiko menshi cyane. Nuko umunsi umwe Nana yaje kumubaza ati Bola, ese ni gute ubona ibintu byiza? Ese ayo mafaranga uyakura hehe? Bola arangije araseka arambwira ati aya mafaranga yose ni ibintu ngura mbikura ku mugabo bita Kuni. Arambwira ati jyewe uno mugabo ampa amafaranga ndetse akamburira impano zitandukanye. Nana ahangaha ntabwo yabyumvise, yaramubajije ati none se nimba abigukorera ibyo byose nuko bike abigukorera ni iki cyumukorera? Bola yatangiye kureba impande n'impande kugira ngo arebe nimba nta muntu uri kumva. Arangije aramwongorera mu gutwi arambwira ati mu by'ukuri nakubeshye, njyewe ndyamana na Kuni, noneho namara kuryamana nawe akampa amafaranga. Arambwira ati Nana ni ibintu byoroshye kandi iyo maze kubikora
mbona buri kimwe cyose nifuza. Nananga yahise atungurwa, ntabwo yiyumvishaga mu by'ukuri ibyo umukobwa ari kumubwira. Arangije amaze ati Bora, none ubwo kuryamana nawe uramutse utwise byagenda gute? Aramaze ati ntabwo uba ufite ubwoba? Bora arangije azunguza umutwe araseka, arambwira ati Nana ntugire ubwoba, ibyo ngibyo mba nzi uburyo nabikemura, ntabwo jyewe nzigera ntwita, nta kintu na kimwe cyagombye gutera ubwoba. Nananga yagize ubwoba ndetse yumva agize confusion. Nta na rimwe mu buzima bwe yari yaratekereje kuba yakora ibintu nk'ibi ngibi, ariko Bora yatangiye kumwumvisha uburyo ibi bintu ari ibintu bisanzwe, atangiye kumwumvisha uburyo ari ibintu byoroshye. Bora mu by'ukuri yavuganaga nawe wabonaga ko ari confident. Nuko rero Nana yaje guceceka, atangira gukurikiza inama z'uyu mukobwa mushuti we Bora. Mu by'ukuri umwana w'umukobwa Nana nubwo yamukurikiraga, ariko muri we yumvaga hari ibintu bidasanzwe, yumvaga hari ibintu bitari byiza muri we. Nuko umunsi umwe igihe Nana ari kugenda aho ngaho muri quartier, yaje guhura n'umugabo witwa Bakari. Uyu mugabo usibye no kuba yari mwiza, yari afite n'amafaranga, yari afite farms, yari afite ndetse n'uburyo akora ibintu bijyanye n'amawine n'imivinyo abikoze muri palm. Nuko uko barimo baganira ahangaha, Bakari yitegereje umukobwa Nana, arangije araseka. Mu by'ukuri Bakari yakunze uyu mukobwa Nana, akunda uburyo ari natural ndetse akunda uburyo ateyemo neza. Nuko mbere y'uko batandukana, Bakari yakoze mu mufuka, arangije akuramo akabogisi gatoya. Muri aka kabogisi hari harimo amaherena meza cyane. Nuko arangije arazimuhereza, aramubwira ati ndizera yuko iyi mpano nguhaye iri butume useka. Muri aka kanya Nana yabaye surprised ndetse yumva arishimye cyane. Aramubwira ati Bakari urakoze cyane. Aramubwira ati iyi mpano ni nziza cyane. Guhera uwo munsi Nana yatangiye kujya ahura na Bakari. Buri munsi barahuraga, bakaganira, bagatembera, bagaseka. Nyuma rero y'ibyo byose hari ikintu cyaje kuza hagati yabo. Ahanga rero Bakari yatangiye kujya agaragariza Nana yuko amukunda, ndetse Nana nawe ubuzima bwe butangira guhinduka, atangira kumva afite ibyishimo muri we. Nuko uko iminsi yagiye itambuka, Nana ndetse na Bakari batangiye noneho kujya mu rukundo. Nuko umunsi umwe byaje kurangira rero Bakari ndetse na Nana baryamanye. Nana ahangaha mu by'ukuri yumvise afite emotion muri we. Nana yakundaga Bakari mu by'ukuri, ariko ibyo bari bamaze gukora ntabwo yabyiyumvishaga, ntabwo yari yigeze atekereza cyangwa se agira plans z'uko bagera ahangaha. Uko ibi ngibi byarimo biri kuba, ababyeyi ba Nana bo bari mu rugo bari gutegura buri kimwe cyose, bavuga bati tugomba gutegurira umwana wacu ejo hazaza heza. Ahangaha rero ababyeyi be bafashe umwanzuro yuko bagiye gufatana Nana bakamwohereza mu yindi village yitwa Birugu. Ahangaha rero bo batekerezaga yuko aha hantu bari bohereje umwana wabo Nana hakagombye kuba ari ahantu heza kugira ngo Nana abashe gukura kandi akure neza. Ariko ibyumweru bikeya nyuma y'uko aryamanye na Bakari, Nana yaje kwiyumva uburyo bwatumye yumva umutima umusimbutse, yumva atangiye kugira ubwoba. Nana yari atwite. Nana akimenya ko atwite, yafashe inzira yerekeza iwa wa Bakari. Arangije abwira uyu musore Bakari ko atwite. Mu by'ukuri Nana yari afite icyizere yuko naramuka yabwiye uyu musore bumuhagarareho, ariko aho kugira ngo amuhagarareho, Bakari yazunguje umutwe. Yaramubwiye ati no Nana, ntago mbyumva. Yaramubwiye ati igihe ntago nigeze gutera inda, uyu ntago ari umwana wanjye Nana. Aya magambo yamubwiye yari akonje cyane. Arangije amutera umugongo aragenda. Nana yahise yicara aho ngaho hasi, yumva biramurenze, yumva asigaye wenyine. Umusore yari yarakunze, umusore yumvaga yuko yari yakwizera ubuzima bwe bwose, yaramwanze, yaramujugunye, yaramutereranye. Ahangaha rero Nana yari atwite umwana mu nda ye, ntabwo yari azi ikintu yakora. Nyuma y'uko rero yihakanywe na Bakari, Nana yagize ubwoba cyane ndetse yumva aribuze muri we. Ababyeyi be ntabwo bari bazi ikijyambere kuri uyu mwana w'umukobwa. Aha bari baramwohereje kuri Biruku muri ya village yindi, bari baramwohereje kugira ngo ajye kwiga ibijyanye n'ubucuruzi. Ababyeyi be bifuzaga yuko byibuze yazagira ubumenyi butandukanye bwazamufasha mu buzima bwe bw'ahazaza. Nana ubwo rero yavaga ahangaha iwabo, mu by'ukuri Nana yumvise muri we afite emotion nyinshi. Mu by'ukuri yari yishimiye yuko agiye kujya kwiga ibintu bishyashya mu buzima bwe, ariko yari afite n'ubwoba bwinshi cyane. Yari afite ubwoba bw'ibyari
biri kumubaho kubera yari afite umwana mu nda. Ubwo rero yarageze ahangaha muri village, ariko nanangaha ntabwo yigize ahagarara gutekereza uburyo umwana we ari gukura mu nda ye. Ntabwo yifuzaga kubyara umwana mu by'ukuri. Nana ntabwo yari azi ese abyaye umwana yamwitaho gute. Nana rero yaje gufata umwanzuro wo kujya gusura umugore w'umupfakazi waho ngaho muri iyo village. Uyu mugore w'umupfakazi yitwaga mama Abiye. Ahangaha rero uyu mugore yari afite ubuhanga, hari abantu benshi cyane bajyaga bamugana. Nuko Nana rero yaje kwerekeza ahangaha kuri uyu mugore mama Abiye, arangije amusobanura buri kimwe cyose mu byo ari gucamo. Yaramubwiye ati mama Abiye, ntago numva niteguye kuba nabyariye inda, ese mama Abiye ushobora kumfasha? Mama Abiye arangije yitegereza uyu mwana w'umukobwa Nana, aramubwira ati mwana wanjye, igihe cyararenze, ntabwo ubu ngubu ushobora gukuramo ino nda. Ibi ngibi bishobora kukumerera nabi cyane, bishobora kwangiza ubuzima bwawe. Muri ako kanya Nana yumvise afite ubwoba, ntabwo yari azi mu by'ukuri ese yakora iki. Ariko nyuma mama Abiye yaje kumubwira ijambo ryamutunguye. Yaramubwiye ati mwana muto, nimba udashaka kurera uno mwana, ushobora kumugurisha amaze kuvuka. Hari abantu bazakwishyura amafaranga menshi cyane bakunda kugura abana bazima. Nana ahangaha yabanje kumva agize ubwoba, atangira kubaza ati nshobora kugurisha umwana wanjye? Ariko ubwo yari agitekereza ibyo ngibyo, hari ibindi byumviro yatangiye kumva muri we. Yatangiye kwibaza muri we ati ariko byanze bikunze nshobora gukorera amafaranga menshi muri ibi bintu, wenda ubu bwari uburyo bwo kuba yakemura ibibazo bye. Umukobwa yatangiye gutekereza ati umwana ntabwo nzamwitaho, ariko nzafata amafaranga. Nana yitegereje wa mukecuru, arangira amubwira ati mama, nzabikora, ndabyemeye. Ahangaha noneho uyu mukobwa Nana, aho kugira ngo agire ubwoba bw'umwana we, ahubwo yatangiye gutekereza muri we ku bijyanye no gukora amafaranga menshi. Nana ibitekerezo by'ahangaha noneho ntago byari bikiri muri bya bintu byo kwiga icyari cyaramuzanye ngo yige ibijyanye n'ubucuruzi, ahubwo yatangiye gutekereza uburyo yajya atwita abana, yarangiza akabagurisha akabona amafaranga. Nana ahangaha ntabwo yigize yumva yishimiye kuba atwite cyangwa se ngo yishimire kuba yabyara nk'uko abandi bagore bibabaho, ahubwo muri we yari focused mu gukorera amafaranga menshi. Nuko mu gihe gitoya Nana yaje kubyara. Wa mugore nawe mama Abiye yari yiteguye. Uyu mukecuru yari amaze kubona umuntu uzagura uno mwana. Nuko Nana rero yaje kwibaruka umwana w'umukobwa mwiza. Umwana akivuka ararize cyane. Mama Abiye yafashe aka kana k'agakobwa, arangije agashyira mu biganza by'umukobwa. Nana yitegereje uyu mwana w'umukobwa we, ntiyagira ibyumviro na bike. Ntabwo yigize yumva muri we afite urukundo cyangwa se ya attachment ababyeyi cyangwa se umubyeyi ashobora kugirira umwana we amaze kubyara, ahubwo yatangiye gutekereza amafaranga ari buhabwe. Nana rero yafashe akana ke amaze kubyara, arangije agahereza mama Abiye. Uyu mukecuru ahita afata kano kana agashyira abagomba kukagura. Abaguze uyu mwana baje guha Nana ibyo yari yasabye. Nana amaze kubona amafaranga ari mu biganza yumva arishimye cyane, ntabwo yigize atekereza ku mwana we. Ahangaha rero Nana akibona aya mafaranga yaje gufata umwanzuro ukomeye. Yatangiye kuvuga muri we ati ibi bintu ni byiza kurusha kwiga ibijyanye n'ubucuruzi, nshobora gukora amafaranga menshi cyane ndi kugurisha abana. Aho kugira ngo rero yite kuri rwa bumenyi bwari bwamuzanye, Nana yatangiye gutegura kongera gutwita. We muri we yiyumvishaga yuko nakomeza gutwita azajya abyara abana akabagurisha, kandi nabagurisha azakomeza kugira amafaranga menshi cyane. Nana mu byo yakoraga yumvaga nta makosa arimo. Kuri we yumvaga ari bwo buryo bwo kubona amafaranga vuba vuba. Ntabwo byigize bitinda kuri Nana kugira ngo yongere atwite umwana wa kabiri. Ahangaha rero yaje gutwita, atwita inda y'umusore bitaga Tari. Nuko ubwo rero Nana yarabwiye umusore yuko atwita inda ye. Uyu musore nawe yaje kumwangira, yaje guhakana. Uyu musore yajunguje umutwe, arambwira ati Nana, uwo ntabwo ari umwana wanjye. Ariko ahangaha ubwo yasubizaga aya magambo Nana ntabwo yigize arakara, ahubwo yarishimye kubera ko yari azi neza yuko uyu mwana agiye kumugurisha nawe. Adataye akanya na gato yahise yiruka akajya kuri wa mukecuru mama Abiye, ndetse ahangaha yahageze yishimye cyane. Nuko ahageze aramubwira ati mama Abiye, ndatwite nanone. Ahangaha yabimubwiye ari kubyina yumva yishimye cyane. Nuko mama Abiye
arangije yitegereza umwana w'umukobwa Nana, ndetse amwitegereza ariko ari seriyeze cyane. Arambwira ati Nana, ugomba kwitonda. Arambwira ati Nana, kugurisha abana ntabwo ari ikintu wakagombye gukina nacyo, ntabwo ari ikintu cyiza. Nana, kugurisha abana bishobora kuzatuma wicuza. Ariko mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa Nana ntabwo ashaka kumva aya magambo. Yarasetse arangira amubwira ati mama, uri nirwo ruhande nahisemo. Arambwira ati ngenda ndashaka kujya nkora ibi ngibi. Ati ni uburyo bwiza kuri njyewe bwo kugura amafaranga menshi. Mama Bianca yikije umutima, yabonaga neza ko uyu mukobwa atashaka kumva. Nuko uyu mubyeyi rero yaje gufasha Nana kubyara undi mwana nkuko yari yabimukoreye na mbere. Nuko Nana rero yaje kubyara umwana w'umuhungu. Uyu mwana w'umuhungu ari muzima, akivuka ararize cyane, ariko Nana ntabwo yigeze agira za mpuhwe za kibyeyi, nta nubwo yigeze yumva abaye atakiri nk'umubyeyi, ndetse nta nubwo yigeze amureba. Ahangaha yarabizi neza ko abagura aba bana yari ari kubyara bari aho hafi. Adatekereje cyane yahise afata uyu mwana w'umuhungu yari akibyara, arangije amwohereza wa mukecuru Mama Abiye. Mama Abiye afashe umwana amwohereza, amujyana ku bari kumugura. Ahangaha noneho bamwishyuye amafaranga menshi cyane. Aha bamwishyuye neza cyane kurusha uko bari bamwishyuye mbere. Ahangaha Nana yarishimye cyane, yari afite amafaranga menshi cyane. Nana ntago yigeze atekereza ku bana yamaze kugurisha. Nuko Nana ubwo yari atangiye kwitegereza ubutunzi yari afite, atangira kwitegereza uburyo afite amafaranga menshi, yatangiye kwiyumva muri we ari umunyembaraga. Ahangaha muri we yizeraga yuko yabonye uburyo bwiza bwo kumugira umukire. Uyu mukobwa kandi yari yiteguye gukomeza agakora iyi bizinesi ye. Ntabwo yari yitaye ku byo abantu bavugaga cyangwa se uwo ari wese yazavuga. Yumvaga byanze bikunze agomba gukomeza akajya twita abana akabagurisha. Nuko iyi mipango rero y'umwana Nana yaje kumugendekera neza kurusha uko yabitekerezaga. Nana yaje gukira, arakira cyane kandi byihuse. Buri gihe cyose yatwitaga yahitaga agurisha umwana. Mu gihe gito cyane Nana yaratangira no kubaho ubuzima bwiza buri Rex, afite amafaranga, afite za zahabu, afite ibintu bitandukanye bihenze. Ariko uko ubutunzi bw'uyu mukobwa Nana bwazamukaga, umunsi umwe Mama Abiye yaje kubwira Nana ati cara hasi nkubwire. Aramubwira ati Nana, ugomba guhagarika kugurisha abana bawe. Abana bawe ni ahazaza hawe, ntabwo ugomba gufata amaraso yawe ngo uyagurishe. Hagarika ibi bintu Nana. Muri ako kanya Nana yarasetse cyane, aravuga ati Mama Abiye, wigira ubwoba, njyewe muri gihe mfite abana benshi cyane, benshi batagira umubare. Niyo nagurisha ngahaga ntabwo bazashiramo. Ndashaka gukomeza gukora amafaranga muri ubu buryo, kandi nta muntu n'umwe uzampagarika, ndetse ntakizampagarika. Nana ntabwo yigeze yumva impanuro z'uyu mukecuru. Nana yafataga amafaranga ndetse na gift zitandukanye akazohereza ababyeyi be mu cyaro, ndetse ababyeyi be bakishima cyane, bakishimira umukobwa wabo uburyo ateye imbere. Mu by'ukuri aba babyeyi ba Nana ntabwo bari bazi aho aya mafaranga yakura, ariko bari bishimiye uburyo uyu mukobwa wabo ari gukora ibintu byiza cyane, ari gutera imbere. Nuko haje kugera igihe rero Nana afata umwanzuro wo gusubira mu cyaro yari yaraturutsemo. Nana ahangaha yari amaze kugurisha abana be bagera ku 10. Buri mwana yagurishaga yagiye amuhesha amafaranga menshi cyane. Ahangaha Nana yizeraga ko nta kintu na kimwe gishobora kumera nabi cyangwa se ngo kize kimunyeganyeze. Nuko mu bikapu bye byari byuzuye zahabu na za diyama, imikufi myiza ihenze. Nana ahangaha yiteguye gusubira mu rugo. Yashakaga kwereka buri umwe wese, abo bakuranye, abo biganye, uburyo yaje kugera ku butunzi budasanzwe. Nana ahangaha ntabwo yigeze atekereza ku byerekeye abana yagurishije. Nana ahangaha icyo yari yitayeho cyane ni ubutunzi yari amaze kugira. Nana rero ahangaha ubwo yarageze mu gacyaro yari yakuriyemo, uyu mwana w'umukobwa yaratandukanye cyane, ndetse n'ababyeyi bamubyaye bari bamuyobewe. Uyu mukobwa yari yambaye neza cyane, yambaye imikufi ihenze, yambaye imyenda ihenze. Abantu bose baho muri ako gace baje barazenguruka, baza gutangarira uyu mukobwa, batangira kwibaza ati uyu ninde. Bari batunguwe n'ukuntu yabaye mwiza ndetse n'uburyo yabaye umukire.
batangiye kubazanya umwe kuri umwe ati ese uyu mugore mwiza ninde. Ntabwo biyumvishaga yuko uyu nguyu ari Nana wari warabasize imyaka itambutse. Bola, wa mukobwa w'inshuti ye ya kera, niwe wabanje kumumenya. Yaje yirukanka aramuhobera ati Nana, yaba ari wowe. Ahangaha bose baratunguwe ubwo bari bakimenya yuko ari Nana. Batangiye rero kwishima, baracelebratinga, bishimira uburyo uyu mukobwa agarutse mu cyaro. Mu mafaranga yose Nana yari yarakoreye, yubatsemo inzu nziza cyane, ndetse afata andi yubakira n'ababyeyi be indi nzu nziza cyane y'agaciro. Ahangaha rero ababyeyi ba Nana barishimye cyane, bumvise babaye proud y'umukobwa wabo, uburyo yarabubakiye inzu nziza cyane, uburyo yaragarutse azanye inkuru nziza. Ahangaha ababyeyi batekerezaga yuko umukobwa wabo yakoze ibintu byiza cyane mu buzima, ndetse yitwaye neza aho bari baramwohereje. Nana rero yatangiye kuba muri ya nzu ye wenyine, yari azengurutswe n'ibintu by'agaciro byose yari yaraguze, abiguze mu kugurisha abana be. Nana yumvaga yishimiye uburyo aba mu nzu nziza ihenze, uburyo ari gukoresha ibikoresho bitandukanye bihenze. Nta nubwo yumvaga agomba kugira ubwoba bw'icyo ari cyo cyose. Abasore ndetse n'abagabo bo muri aka gacyaro bari baratangiye kumukunda, bumvaga bishimiye uburyo ari mwiza, bumvaga ndetse bishimiye uburyo yabaye successful, ndetse bamwe muri bo baramwingingaga bakamubwira ati wadushyingiwe. Ariko Nana igisubizo cye cyabaga ari no, ntabwo yashakaga gushyingirwa. Yarababwiraga ati ngiye ntabwo nkeneye umugabo. Aya magambo yavugaga ari guseka. Uyu mukobwa yumvaga yishimiye uburyo ari umukire, ntabwo rero yumvaga impamvu ishobora gutuma ashaka umugabo. Nana yizeraga yuko yabonye buri kimwe cyose yifuzaga mu buzima. Kuri we ubuzima yumvaga ari bwiza, ariko ntabwo yagize atekereza igiciro cy'ubutunzi yari afite, cyangwa se ahazaza icyo hashobora kuzana. Nuko uko igihe rero cyagiye gitambuka, ababyeyi ba Nana batangiye kumva bamufitiye ubwoba ndetse bamufitiye impuhwe. Babonaga ko umukobwa wabo ari umukire ndetse yageze ku byo yifuzaga, ariko ntabwo yari ari gushyingirwa. Aba ngaba rero uko ari babiri, papa we na mama, biyumvishaga yuko kuba ashobora gushyingirwa ndetse akabyara abana ari byo bintu ushobora kumuha ibyishimo. Nuko umunsi umwe mama yaramwegereye yitonze, aramubwira ati mwana wanjye Nana, ufite buri kimwe cyose ariko uri wenyine. Ni byiza yuko ushaka umugabo ndetse ukagira abana kugira ngo buzuze ibyishimo byawe. Nana yatekereje ku byo mama we yamubwiye. Mu by'ukuri Nana yari yishimiye yuko ari umukire, ariko mama ubwo yaramaze kumubwira aya magambo, yatangiye gutekereza muri we nimba hari ikintu kibura. Wenda ababyeyi be bari barimo kuri. Hashize igihe gitoya, Nana yaje guhura n'umusore witwa Aki. Uyu musore Aki yari umukire cyane. Uyu musore yari umusore w'umunyamutima mwiza, ari mwiza, ndetse byagaragaraga yuko uyu musore yiteguye gufata neza uyu mukobwa Nana. Batangiye kujya bamarana igihe. Nyuma rero Aki yaje guproposinga Nana. Nana yaje kubyemera. Ubukwe bwari bwiza cyane ndetse bwari ubukwe buhenze. Abantu bo muri village bose bari batumiwe, ndetse buri umwe wese ahangaha yavugaga uburyo iyi kapo ikwiranye. Ubwo rero ahangaha Nana yaratangiye shapitire nshyashya y'ubuzima bwe. Ariko uko amezi yagiye ahindukamo imyaka nyuma y'uko ashyingiranwa n'uyu musore Aki, hari ikintu cyari kidasanzwe kuri Nana. Imyaka 2 yari itambutse yose Nana yaratarasama. Aki yari afite mama we. Mama we yashakaga cyane umuzukuru. Yatangiye gushyira pressure kuri Nana. Yaramwegeraga akamubwira ati Nana, nukubera iki kugeza aya magingo utari kuduha umwana? Aramubwira ati agaciro k'umugore ni ugutanga umwana ku muryango. Nana yakomeje kwizera muri we, ariko ya pressure uyu mugore yamushyiragaho yakomeje kuba nyinshi cyane. Umunsi umwe mama wa Aki noneho ntabwo yashoboraga kwihangana. Yatangiye noneho kumusakuriza cyane n'uburakari bwinshi cyane. Yatangiye kuvuga ati Nana,
uri ingumba, ntago ugomba kuguma muri iyi nzu, ugomba kuyisohokamo. Umwana wanjye akeneye umugore ushobora kumubyarira umwana. Nana ahangaha umutima we warajenjaguritse. Nana yakundaga Aki kandi ntabwo ashaka kuva ahangaha ngo amusige, ariko amagambo mama we yaramaze kumubwira yari amagambo ya nyuma. Nana yagombaga kuva ahangaha akagenda. Mu marira menshi mu maso, Nana yapakiye buri kimwe cyose cye, arangije ava ahangaha. Nana yasubiye mu rugo rwe iwe, nta kintu afite ndetse yumva ari we wenyine. Mariage yari yarakoze atekereza yuko izamuha ibyishimo, ahubwo yari irangiye mu gahinda. Nana yaje kubona yuko ubutunzi bwose bwo ku isi ntabwo bushobora gusimbura ibyishimo byo kugira umwana. Aho rero Nana yari yicaye ngaha muri ya nzu ye nini, azengurutswe n'ibintu by'agaciro yari yaraguze mu mafaranga agurishaga abana be. Nana yumvise yishwe n'agahinda. Yari afite buri kimwe cyose yatekereje ko yifuzaga, ariko ahangaha aya magingo yarahabayeho nabi. Yari wenyine ndetse yumvaga ameze nkaho ntacyo afite. Nuko Nana rero nyuma yo kuva aho ngaho, Nana yagerageje kongera kubaka ubuzima bwe. Yatangiye gutekereza uburyo ashobora kongera agashaka undi mugabo. Atekereza ati wenda yumvaga wenda byibuze ashobora kuba yabona ibyishimo kundi mugabo, ariko nubwo yageragezaga nta mugabo n'umwe wifuzaga kugumana nawe, kubera ko ntago Nana yabashaga kuba yatwita. Amagambo rero yaje gukwirakwizwa menshi cyane aho ngaho muri village, ndetse abantu batangiye kubona Nana uburyo butandukanye. Batangiye kujya bavuga amagambo ndetse rimwe na rimwe akanabyumva, ndetse ba bantu bajyaga bashaka kumwegera batangiye kujya bamuhunga. Nuko umunsi umwe Bakari, wa mugabo wamuteye inda bwa mbere, yaje gutunguka iwe. Uyu mugabo yaje ari seriye ndetse afite uburakari bwinshi cyane. Akimubona avuga ati, Nana, umwana wanjye ari hehe? Muri ako kanya Nana yumvise afite ubwoba, ntabwo ashaka kuvuga mu by'ukuri ibyo yakoze. Arangije arabeshya, yaramubwiye ati, umwana inda yavuyemo, ntabwo nabashije kumubyara. Bakari yaramwitegereje, ariko mu by'ukuri uburyo yamwitegerezaga byagaragaraga yuko atabyemeye, ariko yahise ava aho ngaho nta rindi jambo yongeyeho. Aha rero ubwo Nana yatekerezaga yuko intambara irangiye, abandi basore babiri baje kuza bakomanga ku rugi rwe, ariko iminsi itandukanye. Buri umwe yabazaga ikibazo nk'icyo Bakari yabazaga. Nana, umwana wanjye ari hehe? Kuri bose Nana yababwiye igisubizo nk'icyo yahaye Bakari. Ariko iki kinyoma cya Nana ntago cyarambye. Umugabo umwe w'ahangaha wari utuye ahangaha, wahoze akurikira buri kimwe cyose uko cyagendaga. Uyu mugabo yari azi buri kimwe cyose ku byo Nana yakoze, yari azi ibintu byose Nana yakoze muri biruko. Uyu mugabo yaje kubwira aba bagabo uko ari babiri ati, mwikwibeshya, Nana ntabwo yigeze akuramo inda, ahubwo abana banyu yarabagurishije. Yagurishije abana banyu kugira ngo abumukire. Abagabo ahangaha rero bahise barakara cyane. Inkuru yagiye irasakara ahangaha muri village hose, ntabwo abantu bizeraga mu by'ukuri ibyo bari kumva. Aba bagabo rero bari baje ahangaha kureba Nana, ahangaha bari bamenye ukuri, batangiye kurakara cyane, bahise berekeza ku nzu ye. Ndetse aba bagabo bari bakurikiwe n'abandi bantu ahangaha muri village, bari bafite uburakari bwinshi cyane. Bakigera ahangaha ku rugo rw'uyu mugore Nana, bati, Nana, duha abana bacu, dukeneye abana bacu ari bazima. Baramubwira bati, nuramuka utaduhaye abana bacu, inzu yawe turayitwika yose. Nana ahangaha yatangiye kugira ubwoba bwinshi, ubwoba bwarazamutse mu mutima utangira gutera cyane. Ubutunzi yari yarakusanyije, ubuzima yari yarubatse, byose byari bigiye kujya hasi. Nana rero ahangaha yaje kubona yuko ibyo yakoze bitari ibyo, ndetse yabonye yuko ingaruka zari zikomeye cyane kurusha uburyo yabitekerezaga. Nuko ku mutima uremereye ndetse n'ubwoba bwinshi cyane, Nana yaje kubona yuko nta mahitamo afite. Atangira kwibwira muri we ko wenda ashobora kugerageza agashakisha abana yari yaragurishije. Nuko Nana yafashe urugendo asubira Biruku village. Yumvaga byibuze nahagera azakosora amakosa yakoze, agashaka aba bana. Ubwo rero yarageze kwa mukecuru, mama Abi wa mukecuru akibona Sara, akibona Nana, yabonye afite agahinda kenshi cyane mu maso. Umukecuru aramubwira ati, Nana, narakuburiye,
narakubwiye ngo ibi bintu ntubikore. Umukecuru aramubwira ati rero nta kintu nakumarira, ugomba guhangana n'ingaruka z'ibyo wakoze. Nana aratakamba aravuga ati ndakwingize mama Abi, mfasha kuba nagarura abana banjye. Nuko mama Abi yarangije amuha agapapuro. Aka gapapuro kari kanditseho address zaho abantu bari baguze babana batuye. Aramubwira ati abangaba nibo bantu batwaye abana bawe, ariko aramubwira ati ubizi yuko batari bubaguhe, ntago bari butume wongera ukabasubirana. Aramubwira ati kandi nuramukuvuye ahangaha ntugaruke hano ndetse ntuzigere uhagaruka. Nana rero yafashe aka gapapuro, umutima wari gutera cyane. Nuko arangije afata urugendo rurerure agenda akomanga urugi ku rugi, ariko ntabwo yigeze abona abana be. Nana rero ubwo yagiye agera aho abana be bari baragiye, bamwe baramubwiye bati ntago twaguha abana bacu, ntago ari abawe. Ndetse n'ababana bagiye basanga bajya bamubwira ati ntago turi famiye yawe. Uko bamukatiraga, uko bamubwiraga nabi, byari bimeze nk'icyuma bari gucisha mu mutima we. Nuko rero nyuma yo gukora urugendo rurerure rutagize icyo rumugezaho, Nana yaje kugaruka muri village ndetse n'ikimwaro. Abaturage bari bamutegereje ndetse bari bagifite uburakari bwinshi cyane, ntabwo bari bitaye ku bintu bihenze yari afite cyangwa se inzu nziza yari afite, ahubwo babonaga ari umuntu wabatereranye, ari n'umuntu wabagambaniye. Ababyeyi be bari bararakajwe cyane n'amakuru barimo bumva, ntabwo bizeraga mu by'ukuri ibyo umwana wabo yakoze. Batangiye kwicuza impamvu bamwohereje bakamuvana aho ngaho, ndetse ntibanamukurikirane ngo bamenye ibyo ari gukora. Mama wa Nana yari afite ikimwaro cyinshi cyane, ndetse yari afite n'agahinda kenshi. Ibi ngibi rero byatumye agwa muri koma, arangije yitaba Imana arapfa. Ahangaha yasize Nana ari wenyine ndetse ari broken. Nuko rero nk'igikorwa cyo kwicuza, Nana yafashe amafaranga ye yose ndetse n'inzu atangira kubiha abandi bantu, ariko abaturage baha muri aka village barayanze. Baramubwiraga bati twebwe ntabwo twakwakira ibintu biturutse mu mwijima. Nana rero yaje kugurisha buri kimwe cyose, nuko amafaranga agenda ayaha abantu bayakeneye. Nuko nyuma n'agakapu kamwe gatoya yahise ava aho ngaho, ava muri iyo village nta kintu kindi atwaye usibye agahinda ndetse no kwicuza. Nana rero ibikorwa bye n'amahitamo yari yarahisemo byaje kuba umutwaro we kugeza ashaje. Yasazanye agahinda, asaza wenyine ndetse asaza yicuza. Nshuti bavandimwe, nizere ko iyi nkuru mwayikurikiranye kuva ku itangiro kugera ku iherezo. Nizere ko hari ikintu mwigiyemo, nizere ko kandi hari ikintu ihinduye mu buzima bwanyu. Nimba wayikunze ndagusaba ngo ukande like, ukande subscribe, ndetse uyifate usharinge n'abandi bagenzi bawe kugira ngo nabo bayigireho. Mbabwira ko nkora inkuru nk'izi ngizi kugira ngo zihindure ibitekerezo cyangwa se natwe nka society tuzigireho. Nawe mushyashya rero ntabwo nkwibagiwe, urakaza neza kuri Behind Walls Tales. Icyo nagusaba no gukanda subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho iyindi nkuru. Mwakoze neza ku mwanya wanyu kandi mwakoze guhitamo Behind Walls Tales. Nawe utaha. Ciao ciao, ndabakunda cyane.